nakabuza nagwa butarumva ko Imana ishobora kuvukanwa ikarerwa igakura ikageza nyirayo ku bwamamare. Ubuzima bw'ibyamamare hari igihe bukurira abakomokaho nabo mu miryango yabo ya hafi kubigana, hakaba abo bihira bagakomeza iyo nzira. Akenshi usanga impano nko kubyina, kuririmba, gukina umupira n'izindi abazifite bazikomora ku miryango yabo, ku buryo iyo ukurikiranye mu bisekuru usanga hari abo bakurikije. Kubyaza umusaruro iyo Imana ikamenyekanisha nyirayo ntabwo bihira abantu bose, kuko umuryango ushobora kuvukamo abarimvyi beza nyamara hakamenyekana mu umwe. Mu Rwanda hari imiryango itari myinshi ifite umwihariko wo kuba ivukamo abanyempano benshi kandi bamenyekanye mu byiciro babarizwamo. Story House yagukusanyirije imiryango igera ku 10 ihuriyemo ibyamamare bitandukanye ibyanditse izina mu byo bakora. Ku mwanya wa 10 turasanga umuryango wa Mazimhaka Kennedy. Mazimhaka Kennedy ni umwe mu basaza bamaze igihe kinini mu ruganda rw'imyidagaduro mu Rwanda. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 yabaye DJ mu tubyiniro dutandukanye two mu mujyi wa Kigali, atangiza ibyo gusobanura filime. Kuri ubu ni umukinnyi w'ikinamico na filme. Mazimhaka Jones Kennedy yavutse mu mwaka wa 1960. Yakoreshaga amazina ya Master GK igihe yasobanuraga filime. Yamamaye cyane asobanura filime yitwa Disco Dance mu mwaka wa 1997. Umuryango ukomokamo abanyempano kandi bazwi cyane hano mu Rwanda. Wa mbere ni umunyamakuru wa Kiss FM akaba n'umunyarwenya Nkusi Arthur. Uyu musore yatangiye kumenyekana akora kuri Radio KFM no mu itsinda ry'abanyarwenya rya Comedy Night. We na Frank Joe nibo banyarwanda bonyine bitabira irushanwa rya Big Brother Africa. Ategura iserukiramuco ry'urwenya yise Seka Fest riba buri mwaka, ndetse ajya tumirwa mu bindi bitaramo bikunze kubera mu bihugu bituranye n'u Rwanda. Afite mukuru we witwa Kabera Arno uzwi nka Syntax. Ni umwe mu bahanzi bazwi cyane muri iyi minsi, yamamaye mu ndirimbo ze nka You, Twifunze ndetse n'izindi. Muri uyu muryango harimo kandi abandi bana bafite impano yo kuririmba no kubyina nubwo bataramenyekana cyane. Ku mwanya wa 9 turasanga umuryango wo kwa Sentore. Sentore Atanazi ni umwe mu bantu babayeho barwanye ku muco nyarwanda babinyujije mu byino n'indirimbo. Yatoje itorero ry'igihugu rukerereza mu bihe bitandukanye. Yitabye Imana mu mwaka wa 2012 azize kanseri y'umwijima. Nawe yabyaye Intore. Umuhungu we Masambi Intore ni umwe mu bahanzi b'injyana gakondo wubashywe mu Rwanda. Yabaye mu matorero atandukanye harimo Indahemuka ryatangiye mu gihe cy'urugamba rwo kubohora u Rwanda. Abuzukuru ba Sentore nabo banze gutatira igihango biyegurira injyana ya gakondo. Umuhanzi Jules Sentore akora injyana ya gakondo ariko irimo n'uruzungu. Afite igikundiro mu bato n'abakuru ndetse yitabira irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar mu bihe bitandukanye. Hari kandi na Ruti Joel nawe uririmba gakondo nubwo ataragira ku rwego nk'urw'abandi. Hari kandi Ikirezi Deborah, umukobwa wa Masamba Intore ufite ijwi ryihariye, akaba ajya anategura ibitaramo bitandukanye muri Canada ahatuye, nubwo mu Rwanda naho muri iyi minsi amaze kumenyekana kubwo kuba afite izina ryo kwitwa umukobwa wa Masamba. Ku mwanya wa 8 naho turasanga umuryango wo kwa Safi na Quincha. Aba bombi n'abahanzi bakunzwe muri iki gihe. Safi Madiba yatangiye umuziki mu itsinda rya Urban Boys, nyuma za kurivamo atangira gukora wenyine kandi byaramuhiriye. Quincha nawe ari mu bakobwa bagezweho cyane mu muziki w'iki gihe, ndetse yegukanye n'igihembo cya Salax Award 2019. We na Safi Madiba bigeze no guhurira mu nzu ya The Men, nubwo kuri ubu Safi watakibarizwamo by'umwihariko kandi bafitanye isano y'amaraso kuko arababyara. Undi muryango nawe turasanga umuryango ubarizwamo The Ben na Green P. Mugisha Benjamin uzwi nka The Ben ni umwe mu bahanzi bake b'abanyarwanda babashije kwagura umuziki wabo ukamenyekana no mu bindi bihugu. Uyu musore akomoka mu muryango w'abanyamuziki kuko avindimwe n'umuraperi Green P wamenyekanye mu itsinda rya Tough Gang. Muri uyu muryango kandi havukamo undi muhanzi witwa Dani wamenyekanye mu itsinda rya Big Gun, gusa muri iyi minsi iby'umuziki yabishyize ku ruhande. Undi muryango nawo uvukamo ibyamamare ni uwa Misigaro. Abakunda indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana bazi neza cyane Misigaro bitewe n'abagabo babiri bakoze indirimbo zihembura imitima y'abenshi. Abo ni Adrien Misigaro uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Gentil Misigaro uba muri Canada. Bakaba baramenyekanye cyane mu ndirimbo bahuriyemo zirimo Buri Munsi na Hano ku Isi. Aba bafitanye isano ya hafi kuko ababyeyi babo bavindimwe.
Undi muryango nawe turasanga kuri uru rutonde turasanga umuryango w'abasobanuzi ba filime. Filime zisobanuye mu kinyarwanda ziba zarakinwe mu zindi ndimi zirakunzwe cyane, haba mu basanzwe bazi indimi z'amahanga n'abatazizi baba bakeneye gusemurirwa. Benshi bazikundira amagambo asekeje arimo n'ibikabyo bakoresha n'abakora akazi ko kuzisobanura. Nubwo abasobanura filime ari benshi, ariko mu Rwanda hari umuryango uvukamo abasobanuzi benshi kandi bakunzwe. Umukuru muri bo ni Nkusi Thomas wamenyekanye nka Yanga, wahagaritse aka kazi avukana n'abarimo Bugingo Boni, Junior de Premier Giti, Sankara na Mike, nabo biyeguriye gusobanura filime ndetse bakaba bakunzwe cyane no muri iyi minsi. Undi muryango nawo ni w'aba producer. Abenshi bazi umuhanzi witwa Nasoni wamamaye mu ndirimbo zitandukanye zirimo Mfite Amatsiko, Nyigisha, Kibona Umwe ndetse n'izindi. Mbere yuko yinjira mu muziki nk'umuririmbyi, yabanje gutunganya indirimbo akorera abandi bahanzi. Avukana kandi na Jackson Dado wamamaye mu ndirimbo yo hambere yitwa Ubu Nakurinde. Uyu mugabo ni umwe mu batangiye gutunganya indirimbo z'abahanzi b'abanyarwanda mu myaka irenga 15 ishize. Gusa ubu ntabwo acyumvikana cyane. Bavukana kandi na Didier Tachi umaze igihe akorera mu Bubiligi, niwe wakoze indirimbo ya The Ben Kayiranga na The Ben yitwa Unreal. Undi muryango nawo ni umuryango w'abakinnyi. Benshi bemeza ko mu karere ka Rubavu ariho hantu hakomoka abasore bazi gucunga ruhago mu Banyarwanda, ku buryo byanatumye kitwa Brazil y'u Rwanda. By'umwihariko muri aka karere hari umuryango ufatiye runini umupira w'amaguru mu Rwanda. Uyu uvukamo abakinnyi bakomeye bakiniye amakipe yo mu Rwanda no hanze. Haruna Niyonzima uyu yanyuze muri APR FC, Rayon Sport, Simba na Yanga zo muri Tanzania. Avukana kandi na Sibo Abdul wabiciye mu makipe atandukanye yo mu Rwanda harimo APR FC no Mavubi. Aba bombi ni bakuru ba Hakizimana Muhajiri uzwiho kugira udukoryo twinshi ku mupira. Uyu rutahizamu wanyuze mu makipe arimo Eter 5, Kiyovu Sport, Mukura, APR FC. Bakinira ikipe ya Emirates FC. Uyu muryango kandi ukomokamo mwishwa wabo Bizimana Jihadi ukinira ikipe ya Wazland Beveren yo mu Bubiligi. Uyu yanyuze mu makipe akomeye mu Rwanda harimo Rayon Sport na APR FC. Uyu muryango kandi niwo umunyezamu Ndayishimiye Eric Bakame yashatse kuko yarongoye mushiki wa Muhajiri. Undi muryango nawo ni umuryango kwa Sosomado. Gasasira Jean Felix uzwi nka Sosomado n'umwe mu baririmbyi bakomeye bakanyujijeho mu myaka yashize. Uyu mugabo wari icyamamare mu myaka 1980 yashibutseho abasore nabo baba ibyamamare. Umwe ni DJ Zizu wamamaye mu kumenyekanisha indirimbo z'abahanzi no kubahuriza mu ndirimbo ze zitandukanye, Fata Niko Nabaye, Bagupfusha Ubusa ndetse n'izindi. Kuri ubu ni umuyobozi wa studio ya Monster Record izwi gukorerwamo indirimbo nyinshi zigakundwa. DJ Zizu ahuje umubyeyi umwe na Sosomado na Kwizera Olivier umunyezamu w'ikipe y'igihugu Amavubi. Kwizera w'imyaka 25 y'amavuko kuri bakinira ikipe yo muri shampiyona y'umupira w'amaguru muri Afrika y'Epfo. Mbere yo kwerekeza muri Afrika y'Epfo yakiniye APR FC na Bugesera FC. Undi muryango nawe turasanga kuri urutonde turasanga umuryango w'abafitanye isano na Stromae. Paul wamamaye nka Stromae afite ubwene gihugu bw'Ububiligi ariko akomoka mu Rwanda. Yavutse kuri se w'umunyarwanda witwa Rutare Pierre na nyina w'umubiligikazi witwa Miranda Marivan Hava. Stromae yamenyekanye mu ndirimbo zirimo Papa Ute akomoza ku buzima yakuriyemo atabona se wamutaye akiri muto. Uyu muhanzi afite murumuna we witwa Cyusi Ibrahim uri mu bakunzwe na benshi mu njyana ya gakondo. Aba bahanzi uko ari babiri bafitanye isano na Miss Uwase Vanessa Raissa wabaye igisonga cya mbere cya Nyampinga w'u Rwanda 2015. Ngengo uko rero ngiyi miryango igera ku 10 y'abanyarwanda bakomokamo ibyamamare hano mu Rwanda utakekaga ko bashobora kuba bafite ibyo bapfana. Burya koko Imana ishobora kuba igenda mu maraso. Iyi ni Story House, kanda subscribe tujye dukomeza kubana. Nge na Lidiane Mahirwe.